murakoze. Mbere ya byose nta ntore yivuga itarivurunga. Ndabanza kubashimira mwese muri rusange, nshimira n'abarezi bacu n'abayobozi bose n'abanyeshuri bagenzi banjye. Mbifuriza kuzaguma gukunda uru rugo kuko twaruboneyemo byinshi natwe. Umuvugo wanjye witwa ipemu nziza. Umuvugo ipemu nziza. Nserutse neza none, nserutse neza muri uyu mwanya, nganje neza mbahiye inganzo, inganzo iganje ikabewe mwese, muraho neza banize yombi. Ndaha none ndata ipemu yuje ibyiza, yuje uburere buruta uburara, buruta ubusumbane usiga ubushungu, usiga icyatuma utuba umwami. Urereye u Rwanda rugo ruhire, tera intambwe genda gitwari, ku rugejuru mu buhanga n'uburere, ubera urugero abandi mawe, bakugana iteka nta kuganzwa. Igihugu kirabashimira, ab'imahanga barabashaka, bati nimuze banyamurava mwe mwatojwe n'urugo ruhire rwa ipemu, dufasha abo bandi kumenya byinshi. Erega ndavuga ipemu naje nsanga, ese iyo uhabonye ubona ari ahantu nasanze batoza gusenga, batoza urukundo, impuhwe n'ubumuntu, bakanahangayikira ubuzima bwanjye. Isuku yereka sinakubwira, ndasutya ntarasariye iyo hirya. Ubupfura, ubwenge n'ubushishozi dukura ku barezi tubana none nibwo butuma turangwa n'ibi. Uburere bwawe ni intajorwa, bakuru bacu bo baratengamaye, kandi natwe niyo tugana none iby'Imana irabirura neza, iby'ubumenyi ikabimenya bwangu. Ukwiriye umudende mwiza ipemu w'igihe kizaza n'igishize, kubera abarezi batoza iby'ubwenge, ubumenyi bwo bukiyongera, ubugukora neza tuburisha bose. Ipemu waguhanze ntiyakubeshya, umuntu witegereje abatagatifu bose agahitamo kukwitirira Yozefu. Yozefu tuzi wareze umwana w'Imana, ubwo urumva ari umuntu. Yozefu wemeye kurera atarabyaye, agafata iya mbere mu rukundo, akaba umubyeyi udateze igihembo, akita kuri Mariya ndetse na Yezu, ubwo urumva ari umuntu. Twebwe abakiri ku ibere ndetse n'abazaza kuko utaracura, tuzakomeza iyo ntego ab'ikambere badutoza, maze ababishinzwe uburezi bakabinoza. Njye naje nasenga nsanga abasinzi, ntazi ubumuntu nkunda ibyo bintu, ntazi uwo Yezu nkunda akabaye, maze menya ibya Yozefu disi nkuko umutima mpindura byinshi. Tuzakuvuga batakuzi basiganwe bagusanga, tuzakuririmba b'ishyanga bashyire bugeri bagusa, tuzakuvuga mu mvugo inoze duti mwari wareze neza, kandi mubyeyi waturaze ibyiza turagukunda. Gahoro uganje no muri byose, iyo ari umusizi utari umusinzi, usiga bagasigara basiganuza, umusore udasobanya mu gusiga, inganje itaganzwa muri byose, umunyiginya utanyuranya mu byo muhawe n'Imana. Fabrice muhawe n'Imana, wamusabye Imana, musabye Imana wa Bizimana, Bizimana wa wambabare wa Majongi, Majongi wasembe wa Gapfizi wa Murinzi wa Nkuranga wa Ruziga wa Rugina. Haba umunyiginya utanyuranya mu byo, nkaba inganje itaganzwa muri iyi nganzo, mugira amahoro. Murakoze. Umuvugo wanjye ndawushyikiriza nyiricyubahiro Karidinali Antoni Kambanda. Murakoze. Arakoze umusizi. Wegera uri umusizi udasobanya, yegeranya izo mpapuro zawe neza, hanyuma uzigeze aho wifuza kuzigeza. Tukuri inyuma, turagushyigikiye. Kuri gejuru, ku rugejuru, ku rugejuru. Mu gihe arakoze.